isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Mu gihe abantu babiri biyemeje kubana n'umugore n'umugabo, iyo yabaye igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hakabaho kororoka, kiba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Muri icyo gihe iyo babonye urubyaro bakabona umwana umwe, babiri, batatu, bane n'abandi kuzamura, kiba ari ikintu cyo kwishimira kuko umuryango ubonye amaboko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko si kenshi byabayeho ko umubyeyi abasha kwibaruka abana 69. Ni ibintu by'agatangaza cyane bitigeze byemerwa na benshi, ariko byabayeho. Tekereza kubyara umwana umwe, abana babiri, batatu, bane, 10, 30, 40, 50, 69. None se wabitekereza wowe kubyara abana 69 mu buzima bwawe? Iyi si inkuru mbarirano, ahubwo munyemerere tubyinjiremo turebere hamwe uko uyu mubyeyi Valentine Vazileva uburyo byamugendekeye kugira ngo yibaruke abana 69 bose. Nitwa Tuyisenge Chrétien, iyi ni isi ya none, munyemerere tubirebere hamwe. Mu by'ukuri abantu benshi iyo bumvise iyi nkuru bagira ngo ni igitekerezo cyanditswe n'abantu runaka nk'abahanga mu by'imitekerereze ndetse no gucura inkuru. Ni amateka avugwa ku mugore Valentine Vazileva. Valentine yari umugore w'umuhinzi witwaga Fyodor Vazileva. Aba bagabo bari basanzwe bamenyereye cyane mu bijyanye n'ubuhinzi busanzwe bwo mu cyaro, ariko nyuma gato ibintu byahindutse amateka. Yatangiye kubyara afite imyaka igera kuri 18 umugore. Kuva uwo munsi ubuzima bwe bwahindutse uruzinduko rudasanzwe. Igitangaje si uko yabyaye abana benshi gusa, ni uburyo yagiye n'ababyaramo. Amakuru menshi avuga ko yabyaye inshuro 27 gusa, ariko muri izo nshuro yabyaye impanga inshuro 16. Ni ukuvuga ko yabyaye abana babiri inshuro 16, ubwo bihwanye n'abana 32 yabyaye nk'impanga. Akabyara abana batatu inshuro zigera kuri 7. Ubwo nufata 7 ugakuba 3 biraba 21. Hanyuma yabyaye abana bagera kuri 4 inshuro 4. Ubwo nidufata 4 tugakuba 4 turahita tubona ko bingana n'inshuro 16. Tugateranya iyo mibare yombi tugasanga bihwanye n'abana 69 umubyeyi yibarutse. No kuvuga ko hafi buri gihe atari umwana umwe yavukaga, ahubwo havukaga benshi icyarimwe. Tekereza ubuzima nk'ubwo, imyaka irenga 40 hafi buri mwaka yari atwite cyangwa ari kubyara. Nubwo buzima umubyeyi yabaga yibereyemo. Mu gihe isi yari itaratera imbere mu bijyanye n'ubuvuzi, aho kubyara byari bishingiye ku mahirwe gusa, Valentina we yakomeje kubyara kenshi kandi akabyara benshi icyarimwe. Igitangaje kurushaho, amakuru avuga ko abana 67 mu bana 69 barakotse bose bakaza gukora bakabaho. Ibi byari ibintu bidasanzwe cyane muri icyo gihe. Abahanga ndetse na siyansi hari icyo bagerageza kuvuga kuri aya mateka yabayeho mu gihugu cy'Uburusiya. Abahanga bavuga ko hari ibintu bishobora gusobanurwa muri ubu buryo. Ngo hari abagore bagira icyo bita hyperovulation, bivuze gusohora amagi menshi icyarimwe. Ibi bituma habaho impanga nyinshi cyangwa abana benshi mu nda imwe bitewe n'icyo kintu kiba cyabayeho. Kuba umuntu yabikora inshuro zirenze 20 ngo ni ibintu bidasanzwe cyane ku rwego rwa siyansi. Nubwo iyi nkuru izwi cyane ndetse yanditswe mu bitabo byinshi, hari impaka nyinshi kuri iyi nkuru, ndetse nawe uri kuyumva ushobora kuba utahise wemera ko ibi ngibi byabayeho. Nta nyandiko z'ubuvuzi zihamye zemera ibi byose. Inkuru zaturutse mu nyandiko za kera cyane, bamwe bakeka ko imibare ishobora kuba yarongeyemo abandi bana cyangwa se ari inkuru mpimbano. Inkuru ya Valentine Vazileva itwereka ibintu bikomeye cyane, ariko ni ukuri. Itwereka ko imbaraga z'umubiri zari zihambaye z'uyu mugore, uko amateka ashobora guhindura inkuru zidasanzwe n'uburyo isi ishishikazwa n'ibintu birenze bidasanzwe. Ese koko Valentine yabyaye abana 69 cyangwa ni inkuru yatewe imbaraga n'igihe? Igisubizo nyacyo kiracyari mu gihirahiro. Ikizwi neza nuko iyi ari imwe mu nkuru zitangaje kandi zidasanzwe kurusha izindi zose mu mateka y'ababyeyi. Twareberaga hamwe umubyeyi wibarutse abana 69 bose, kandi muri 69 67 bakaza gukomeza kubaho.
ni inkuru yateye igihirahiro mu mbaga y'abantu rusange, ariko ikigaragara cyo mu mateka no mu bitabo n'ujya no kuri internet hose baragusobanurira uko byagenze, ariko kuri nyako guhari ni uko nguko ku bijyanye n'uyu mubyeyi.